twasabaga rero umuyobozi w'akarere ka Rubavu agejuru kugira ngo aze aduhe ikaze abashyitsi uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inganje za Rubavu tunejejwe no kubaha ikaze mu karere ka Rubavu. Ndagira ngo mbagezeho mu nshamake imaze kugerwaho dukesha imiyoborere myiza mubereye ku isonga. Amatora ya referendum yagenze neza mu karere ka Rubavu, tukaba turi mu turere twa mbere mu bwitabire, abaturage batoye neza hejuru ya 98%. Twakiriye cyane 2016 akarere ka Rubavu kitwaye neza haba mu myiteguro, umutekano n'ubwitabire. Mu rwego rw'ubukungu harwanijwe isuri, hakorwa amaterasi y'indinganire ndetse n'ayikora ku buryo hamaze gutunganywa hegitari zisaga 320 mu karere kose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage barabashimira kuri gahunda nziza ya Girinka Munyarwanda, aho abatishoboye barenga 4,500 bamaze korozwa. Bijyanye no kongera agaciro k'umusaruro w'ibikomoka ku matungo, hubatswe amabagira 2 ya kijyambere mu mirenge ya Rubavu na Gisenyi. Hubatswe amasoko ya kijyambere 9 n'amahoteli 21. Ubucuruzi bwambukiranya umupaka buteye imbere ku buryo ku mipaka yombi ihuza umujyi wa Rubavu n'uwa Goma hatambuka abantu barenga 45,000 ku munsi. Mu karere ka Rubavu buri murenge ufite sako. Imiyoboro y'amazi meza ifite uburebure bwa kilometero 102 yageze ku baturage b'imirenge ya Rubavu, Cyanzarwe, Busasamana, Mudende, Bugeshi na Nyamyumba. Mu rwego rwo gufasha abatishoboye kwibonera amacumbi, hatujwe imiryango y'abaturage bimuwe ku musozi wa Rubavu, abimuwe ku nkengero za Gishwati. Imiryango y'abatishoboye yasubijwe mu buzima busanzwe, abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania, imiryango y'abasigajwe nyuma n'amateka, abaturage bari batuye mu mazu ya nyakatsi n'abana babaga muri orphelinat ya Nyundo. Turabashimira kandi ibikorwa remezo mumaze kutugezaho birimo stade Umuganda iri ku rwego mpuzamahanga, imihanda ya kaburimbo n'imiyoboro y'amashanyarazi imaze gukwirakwizwa mu mirenge ya Rubavu, Cyanzarwe, Busasamana, Mudende na Bugeshi. Nganje za Rubavu mumfashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Turasaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kongerera ubushobozi ibitaro by'akarere ka Rubavu no kubishyira mu rwego rw'ibitaro bikuru. Mu rwego rwo gukumira impanuka zibasira umujyi wa Rubavu by'umwihariko ibitaro by'akarere ka Rubavu, turasaba ko hakubakwa umuhanda ugenewe imodoka ziremereye wanyuzwa mu mirenge ya Rugerero, Rubavu na Gisenyi. Hari utugari 3 mu murenge wa Bugeshi twegereye ishyamba ry'ibirunga tutarageramo amashanyarazi. Kubera ko igice kinini cy'akarere ka Rubavu kigizwe n'amakoro, tukaba tubona ko ari ubutunzi dufite, mwadufasha kubona uruganda rwatunganya amabuye yo gukora imihanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, inganje za Rubavu twiyemeje gukomeza gufatanya namwe mu kwihutisha iterambere rirambye, gusigasira ibyagezweho kandi duharanira kwigira no kwihesha agaciro. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Inganje za Rubavu! Aho! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, inganje za Rubavu! Ko mwakomeje kudutumaho mututuma ngo tugende tubasabire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ababinyuzaga mu butumwa bugufi, hari abo twavuganaga, nagira mumfashe ko icyo cyifuzo cyanyu uyu munsi cyasubijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage bagize cyane aka gace, imirenge ya Mudende, Busasamana, Kanzenze,
Bugeshi ndetse n'Akabatwa muri Nyabihu na Bigogwe nanone muri Nyabihu. Ni abaturage b'abakozi batunzwe cyane n'ubuhinzi, cyane cyane igihingwa cy'ibirayi, akaba ariyo soko cyangwa ariho ibirayi byose igihugu gikoresha, ndetse bimwe bikaba bitangiye no kujya hanze y'igihugu cyacu. Ni aba baturage babihinga. Icya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagira ngo tubashimire. Abaturage bafite uruhare runini cyane rukomeye mu bijyanye no kwicungira umutekano, bakaba barashyizeho n'amashyirahamwe acunga umutekano bise abarinzi b'umutekano. Nagira ngo mbashimire urwo ruhare runini mugira. Ibi byose babigezeho, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera imiyoborere myiza muturangaje imbere, mu nama nyinshi mubagira, mu bikorwa byinshi mubafasha bagashobora kwiteza imbere. Icyo nabizeza ni uko aba baturage iyo bemeye baba bemeye kandi koko bagakora bashyizeho umwete. Akaba ari iyo mpamvu nyakubahwa Perezida wa Repubulika munyemereye nabasaba kugira ngo mugeze ijambo n'impanuro mwateguriye bano baturage, ariko bashobore no kubabona kurushaho banabatega amatwi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Baturage mwese ba Rubavu n'ahandi hose mwaturutse, nishimiye kuza kubasura no kuganira namwe. Mpereye ku byo umuyobozi w'akarere yari amaze kutubwira, hari byinshi mwagezeho, ndetse navuga twagezeho twese nk'igihugu, ariko buri munsi ni nako twibuka ko hari byinshi byo gukora. Turacyari kure, turacyafite inzira ndende mu buryo bw'amajyambere kugira ngo dutere imbere. Niwo murongo wa mbere wa politiki y'igihugu cyacu, ni ugutera imbere, ni uguteza imbere abanyarwanda. Buri wese ntagire usigara inyuma, ariko na buri wese ni nako agomba kubigiramo uruhare. Ntabwo abanyarwanda bagezwa ku majyambere n'abandi, cyangwa hagati mu banyarwanda ngo bamwe bakorera amajyambere abandi bategereze igihe bazayabagerezaho. Ntabwo bibaho. Ubukene, indwara n'umutekano muke ubiturukamo, byo birica. Ibyiza rero twange gupfa, twemere kuvunika, dukorera amajyambere yacu. Ujya kukubuza amajyambere arabanza agahungabanya umutekano wawe. Turacyari abafite abashaka guhungabanya umutekano wacu. Mwebwe mujye mugira uruhare rwanyu rwo kuwiha no kuwuhana. Ibindi mubirekere n'izindi nzego nazo zajya zishyiraho akazo. Umutekano ntabwo uruhanyije iyo ushingiye mu baturage nk'uko muwufite. Ibihe by'umutekano muke
nabyo twabisize inyuma, turagenda tubisiga inyuma. Aho tujya watwitambika imbere atubuza umutekano, ubwo ntabwo azabona umwanya wabyo, ntabwo bizamugwa neza. Ikindi rero, usibye gushyira hamwe, usibye gukora, usibye umutekano, haba n'ubuyobozi. Ubuyobozi mwitorera, mwishyiriraho. Ubwo buyobozi nabwo ndashaka kubwibutsa, nibutsa abayobozi ngo iyo baba batowe, icyo batorerwa ni ugukorera abaturage. Gukorera abaturage, gukorera abaturage ni ukwikorera. Mu byo meya waza tubwira byinshi byagezweho, hari n'ibindi bitagezweho byagombaga kugerwaho kubera aba batujuje inshingano zabo neza. Ni ngombwa ko abayobozi nk'abo bahora babibazwa bakabisubiza ndetse bakabihanirwa. Abantu badindiza amajyambere y'abaturage ku bishoboka, ku biba bifitiwe ibyangombwa byose, ntabwo bakwiriye kwihanganirwa, ntabwo bazihanganirwa. Iby'uburezi, uburezi nagira ngo mvuge ko kuri ibyo ngibyo ntabwo meya yabivuze, ariko mfite ibimenyetso, ndareba imibare hano ndayifite. Abana ntabwo bajya ku ishuri uko bikwiye, ntabwo bajya ku ishuri uko bikwiye. Kubera iki? Imiryango, ababyeyi mufite abana, ko twakoze ibishoboka byose kugira ngo abana bitabire amashuri bashobore kwiga. Leta ifite ibyo itanga byinshi, yarabyoroheje kugira ngo umwana wese ajye ku ishuri. Impamvu abana batajya ku ishuri ni iki? Mwe murumva abana banyu bakwiriye gufata isuka bagahinga aho kujya kwiga? Iyo myumvire niyo mu kihe kinyejana? Muracyari mu kinyejana cyashize? Murashaka gusubira muri bya bindi, muribuka ibyo bajyaga baririmba kera ngo umurimo ni uguhinga? Ibindi ni amahirwe. Amahirwe yo kwiga ko yaje, mwaba yariyo mugana. Abaririmbaga ibyo ngibyo ni ubujiji, byari ubujiji. Kuko niba n'umurimo ari uguhinga, uwize niwe uhinga neza. Guhinga nabyo bishaka ubumenyi. Wakwiga hanyuma agashaka umurimo wo guhinga, akaba ari wajyamo, aba afite ayo mahirwe kurusha. Guhinga nabyo bifite akamaro, bishaka abize, ababyigiye, abakorana ubuhanga. Tuve rero mu mateka mabi, kandi ibyangombwa
abantu baragerageza biraboneka, abana bajye kwiga, abana bige. Ntabwo byasobanuka imibare nanze kuyivuga hano irasa nabi. Imibare y'abana batajya kwiga ni myinshi, ibisobanuro abayobozi bariho bambwira ntabwo mbyumva, kandi nta hantu byaturuka handi hatari imyumvire mibi y'ababyeyi, hatari n'imyumvire mibi n'imikorere mibi y'abayobozi. Abo bayobozi turaza kubasaba nabo ko bisuzuma bakafasha abaturage kumva ko abana bakwiriye kujya kwiga. Abo ngabo muranabeshya ngo baracuruza cyangwa ngo barakora, oya, birirwa bahagaze ku mihanda hariya, umuntu abasanga ku mihanda, bamwe bahagaze abandi bicaye aho ngaho gusa guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba. Nta kazi kari mu kwirirwa umuntu yicaye ku muhanda, nta kazi kari mu kwirirwa abantu bifashe mu mifuka gusa bareba imodoka zihita. Ibyo nari nzi ko twabisize inyuma byarangiye, naho murongera mukabigarura, nta nyungu mubifitemo, nta nyungu. Intambwe tumaze gutereza abantu gukora no gukorera inyungu zabo no kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza, ntabwo na rimwe bikwiriye gusubira inyuma. Ndibuze kugira ikiganiro n'abayobozi hatoya, ngira ngo ibi ngibi nibyo turi busubiremo tukarushaho kubifatira ingamba. Ubwo ndizera ko mu minsi ya vuba aha muzabona ibigenda bikorwa kandi mukwiriye kubigiramo uruhare kugira ngo dukomeze dutere intambwe. Reka rero nsoze mbashimira nanone, hanyuma dufate undi mwanya mutoya tuganire. Abafite ibibazo bashaka kubaza kutugezaho babitugezeho, cyangwa se ibitekerezo babitugezeho. Murakoze cyane. Twagiye i Kigali duhura n'inteko ishinga amategeko. Mu bagiye i Kigali na rimwe turagaruka tuza hano muri Rubavu dutora muri referendum. Twabaye abambere rwose gutora yego. Turagira rero ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ejo bundi buriya turi inyuma yawe, dukore gusa nk'ibyo ngibyo ukora. Urakoze cyane. Ngeze mu Rwanda nakiriwe neza cyane, mbonye imiyoborere myiza uko imeze, mbonye iterambere uko rihagaze mu Rwanda. Ubwo nafashe ya mbere nk'intore, sinatinya ishyamba ry'inzitane rya Kongo, nsubirayo njya kucyura umugabo wanjye wari wasigayeyo. Ntabwo nacyuye umugabo. Warushije umugabo wawe ubugabo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo nacyuye umugabo wanjye rero gusa, ahubwo nashishikaje n'abandi basaga 100, bose barataha, ubu bari mu Rwanda, bose bafite amahoro n'umutekano. Byiza cyane. Ndi umurinzi w'igihango utazatatira, wehemukira umuco wacu w'indangagaciro twarazwe n'ababyeyi nubwo wari warandujwe. Mfite umunota umwe gusa burangije n'icyo bashaka kutugezaho. Murakoze. Umuryango Inyenyeri mwaduhereye igikombe mudushimira mu nteko, mukadushimira muduha umudari mu barinzi b'igihango 17, ndi umwe muri abo. Turabaha ubuhamya bwihuse. Inyenyeri yavutse muri aka gace cyahoze ari komini Mutura, nyuma y'amarorerwa yabaye ahangaha, ubwo twari dutashye ndi umwe mu bacitse ku icumu barokokiye mu murenge wa Bugeshi muri aka karere ka Rubavu kahoze ari komini Mutura.
twasanze ahangaha hari amatongo imbwa zigitabura ababyeyi bahetse abana. Nahamagaye abavandimwe bacu twari turokotse tubarirwa ku mitwe y'intoki, basaba kudaheranwa n'agahinda no kwigana bakoze nabi, basaba kugira ngo twiyakire kandi tugire icyerekezo. Ariko mfite aho mbikomora, nta mwanya mfite, ariko ndi kubiteguranya kwa kandi muzankundire ndi kugusaba umwanya. Shaka kugubuhamya bw'icyerekezo Imana yarandemye, ariko n'icyerekezo cyanyu n'amagambo yanyu yarandemye. Ijambo mwavuze ku itariki ya 7 cyangwa se 8 z'ukwa 4 9 ndi mu buhungiro, abanyamakuru ba radio BBC bakubaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yangize igihango cyanyu ampa icyerekezo. Yarandemye, nibyo nahereyeho kugira umusanzu wo gufasha imiryango yacu yari iraha, twirinda kwihorera no gukurikiza ikibi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina nitwa Bingoma Theobald, uye mu kagari ka Kanyundo, umudugudu wa Rebero, umurenge wa Mudende, Karere na Rubavu. Ikibazo mfite nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni cy'amasambu yacu akarere ka Rubavu gafatanije n'umushinga parefu gukorera muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, bateyemwe amashamba ari kigihe cyo kubaruza. Batubwira yuko tuyibaruzaho, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta burenganzira tuyafiteho, kuko niyo ugiye gucamo imihembe zo gushingirira ibishimbo bagutwara bakaja kugufunga. Ni kibazo mfite nico ngico nyakubahwa. Uyu mudamu reba hano ni Minisitiri wicaye iruhande rwa Guverineri, uramureba? Namubonye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Araguha telefoni ye icyumweru n'igishira atarakugeraho uzamuhamagara. Zamuhamagara nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sawa murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri iyi myanzuro bampaye yo kuri iyo tariki namwe babageneye kopi bamenyesha uko bakemuye ikibazo, ariko kugeza no kuri munsi amaso yaheze mu kirere, iyo myanzuro nyitunze gutyo mu mpapuro gusa. Biheruka ryari ibyo byabaye ryari iyo nama niyo myanzuro yafashwe bivuze ko yafashwe ku mwaka? Yafashwe ku tariki ya 20 z'ukwezi kwa 4 2011. Nyuma yaho nta handi washoboye nyuma yaho byarakomereye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nta handi washoboye kubikurikirana. Ahandi haje nyakubahwa Guverineri w'intara azanye n'inzego zishinzwe umutekano n'inzego z'akarere ka Rubavu n'abaturage b'uyu murenge wa Mudende. Bakubwira ko igituma bitarangira ari iki? Kugezana n'ubu ntabwo namenye impamvu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Baraza kukirangiza Minister wa Local Government hano, uyu mugabo witwa Kaboneka na Guverineri. Icyo kibazo barakizi kandi ndumva turi bugifatira umwanzuro uko cyakemuka bakakivana mu nzira. Maze imyaka 7 naragize ikibazo kinkomereye cyane, narakubiswe nyakubahwa Perezida, ngenda nirukanka nishakisha indege yo kunsubiza muri Kongo, nashoboye kugira ngo sigara. Bose baguteraniyeho cyane na polisi, ahubwo bose bagiye bashaka iki? Sinzi ibyo bashakaga, ariko ngenda cyeka yuko bari babonye uko ndumubosi, wenda bari bazi yuko mfite amafaranga menshi. Icyo nazize nyakubahwa Perezida, ubu ngubu amazu yanjye narayabuze. Ugomba kuba wari ufite amafaranga wenyine. Sinanjye byaranyobeye niba ari igihe ugomba kuba wagiraga amafaranga wenyine kandi bari benshi. Agomba kuba hari ikibazo utavuga. Ntacyo nyakubahwa Perezida, baranyambuye gusa. Umuntu ujya guteranirwaho n'abapolisi n'abameya ntabwo byaba bisobanutse. Cyambere cyo kwamburwa ibintu byabaye mu mwaka muri 2009. Ejo bundi 2009, kuko navuye muri Amerika mu 2002. Abo bapolisi ko numva sitabafite n'abameya ngewe ndabazi abakoze ibyo byose n'amazina yabo byose. Tubwire kandi urabihishiriye. Hari umuprokirere wa Ruranga witwaga Vital, uwo nguwo niwe umupolisi wajyanye gahunda yo kugira ngo bafunge. Umupolisi yitwa nde? Uwo mupolisi yitwa Jean Marie Vianney Ngabo. Niko yitwa nyakubahwa Perezida. Abo ngabo undi n'uwo nguwo niwe wajyanye kwa procureur, barankubita
bamaze kumuhita mara ibyumweru bibiri muri kasho nyakubahwa perezida wa repubulika barakubise gusa ariko nta mafaranga amafaranga se bari kuyakura muri ako kamwanya bari kunyentimida ngo ngende nsubire muri Kongo sinzagaruke mu Rwanda kandi ngiyeho narahise nko gutaha iwacu kandi bagushakaho amafaranga bagashaka kugira nayo ntabwo bayashatse nabi nyakubahwa perezida babitwaye ni bande biraho ngaho ubwo nibyo biri kuma n'agahinda nyakubahwa perezida amazu arasa nkagiye kwikubita hasi kuko ibintu by'ubujura iteka ryose nta n'abantu barimo simbizi njya ndahanyura gusa maze igihe kingana iki hano se maze kuva muri 2002 nibwo irageze ntabwo byumvikana ari nta muntu w'umupolisi uri hano abantu bashinzwe inzego z'ubupolisi arakabazo wumva ikibazo icyo ari cyo n'ayo mazu yakwereka gukora investigation umenye n'amateka y'icyo kibazo twumva nyakubahwa perezida ariho akabazo ka kabiri hari na meya hano banza wumve hari na meya nawe w'akarere ndagira ngo abikurikirane n'abapolisi tumenye amavu n'amavuko y'icyo kibazo ntabwo mbyumva neza hanyuma kirakemuka baragikemura ngaho kandi kabazo twaye amafaranga ngiye kugura ikamyo ya bene ikampara njya muri Fina bank ntanga amafaranga bodero ya banke ndayifite n'ubu ngubu ndayifite hariya mu rugo hanyuma habiye ndagenda ngeze ikampara nsanga baganda bayadiye kandi dokima zanjye za indangamuntu yanjye ntabwo ariyo batwariyeho ayo mafaranga batwaye amafaranga mu izina ry'ubuga muntu w'Uganda niyo batwaye nyakubahwa ibihumbi 6 nari ngiye kugura muri 2009 ngo bajye njya kugura imodoka bagira ngo tugere dute tukubariza amafaranga nge narayabuze nyakubahwa perezida kandi narayavanye mu mufuko wanjye nkayatanga neza none barayanyimye kandi nshaki dufasha ahantu hose ko bakwambura simbizi nanjye simbizi turaza kubigenza dute ibyo nabyo bibwire abo ngabo abapolisi bafite uko bakorana n'abantu bo muri Uganda barebe ko bakurikiranira ariko kuzabona umujura wakwibye muri 20 murakoze nyakubahwa ubwira abapolisi bashobora kugufasha murakoze urakoze Sango matera oromoda mazera we babara oromoda mazera we babara we babazimana yakwiremeye oromoda mazera